ndabasuje abakunzi ba Izere Media TV uko bisanzwe namaze gukanda subscribe niba utarayikanda kanda ukande kunzogera ubundi usangize ibiganiro byacu inshuti zawe. Uyu munsi rero uko bisanzwe babazaniye ikiganiro cyiza kandi kiryoshye, ni nko kugira inama abasore uburyo ushobora guteguramo umukobwa umusheri wawe cyangwa se umugore wawe kugira ngo ashyuke nk'uko washyuke wowe ubwawe, kugira ngo igikorwa kibashe kugenda neza. Abasore mukunda kuvuga muti abakobwa kenshi tujya kubikora atari muri modu, ariko uyu munsi nje kubagira inama ese wabigenza gute, ni izihe step ushobora gukora ubundi bikagenda neza ukajya mu gikorwa nyirizina ukarongora umukobwa abishaka. Icyambere buriya hari ukuntu ushobora kumukorera karesi ku mabere, ugakorakora amabere ye ukayakorakora hahandi uzabona ko yagiye muri modu, byaba na ngombwa ukayonka kugira ngo ukwa kundi ugenda ukoraho niko ubushagarira bugenda bwuzura umubiri wose, hahandi uzabona yagiye mu gikorwa neza. Iyo umaze kumukarisa ku mabere ushobora gukora ku bibero. Ibibero by'umukobwa burya nabyo wasanga abenshi mutari mubizi yuko ushobora kuhakora umukobwa akimva muri icyo gikorwa mugiye gukora. Amatako y'abakobwa ushobora kuyakoraho ukayashimashima gakeya utamubabaza, warangiza ukamushyira muri modu cya gikorwa akakijyamo yumva kirimo neza. Ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo umukobwa ajye gukora sex yumva bishaka, ushobora no gukora mu ntege. Akenshi abakobwa bafite amaribori bo babyumva vuba, kuko maribori habamo ibyumvo bihita byiruka ku bwonko ku buryo umukobwa ahita yumva ashatse gukora sex iyo uri kumukoraho. Rero si ngombwa rero ngo umukobwa afite amaribori n'abatayafite barashyukwa. Iyo bakoze mu ntege habamo ntabwo nk'ubukirigitwa. Iyo ukoze mu ntege z'umukobwa hari ukuntu ahita yiyumvamo igikorwa nyirizina. Ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo umukobwa yiyumve imibonano mpuzabitsina nk'uko wowe wayishatse, ushobora no kumukora mu biganza. Burya no mu biganza habamo ibanga. Ushobora gufata ibiganza bye noneho ugashimamo gakeya. Kwa kundi ugenda ushimamo niko agenda nawe ubwe atekereza. Ariko mu bakobwa mwe ibyo ngibyo nabyo buryo uzacunga iyo umuhungu arimo arawukora ibyo bintu, nuko bashaka yuko mujyana mu gikorwa kiryoshye kimeze neza. Nawe ugomba kwibagirwa bya bindi wari urimo wasize mu rugo, ukibagirwa bya bitekerezo bibi byakubabaje, ugakurikira ibyo umuhungu arimo aragukorera. Ikindi kugira ngo umukobwa yiyumve mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ushobora gukora mu misatsi. Burya no mu misatsi ushobora gukoramo gakeya, ushimashimamo gakeya, umukobwa azagera aho yumve yakwigaruriye muri we, yumve igikorwa yamaze kukigeramo neza. Hahandi uzakora mu gituba cye kumva hajemo ururenda cyangwa hajemo ibintu bimeze nk'amazi, icyo gihe aba yarangije gushaka imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi ushobora no gukora ku mukondo. Ushobora no gukora ku mukondo w'umukobwa, kwa kundi urimo uragazamo gakeya ushimashimamo, umukobwa agenda azamura ibyumviro akumva ko muri kumwe cyane ko hegeranye n'igitsina cye. Icyo gihe ibyumvo bizazamuka yumve yagiye muri modu, hahandi muzajya mu gikorwa nyirizina yamaze kwiyumvamo. Iyindi step ari nayo ya nyuma ushobora gukora umukobwa mu gituba cye, hahandi uzakoramo ushimashima wegura imishino, ugenda uyegura ukoramo usa nk'ubyiringira kuri rugongo, azagenda yumva ubushake burimo burazamutse. Ntuzamurenganye rero, ntuzarenganye umukobwa igihe uzabona atashatse gukora imibonano mpuzabitsina kandi ubishaka nawe wumva umukunze. Abahungu mugomba kujya mubanza mugategura
abakobwa mugiye gukorana nabo imibonano mpuzabitsina, cyangwa we mugabo ufite urugo nawe ugomba kujya utegura umugore wawe. Ibi tuba tuvuga biba bibareba mwese. Ibiganiro byacu ndabasuje abakunzi ba Izere Media TV. Uko bisanzwe namaze gukanda subscribe, niba utarayikanda kanda ukande kunzogera, ubundi usangize ibiganiro byacu inshuti zawe. Uyu munsi rero uko bisanzwe babazaniye ikiganiro cyiza kandi kiryoshye, ni nko kugira inama abasore uburyo ushobora guteguramo umukobwa, umusheri wawe cyangwa se umugore wawe, kugira ngo ashyuke nk'uko washyuwe wowe ubwawe, kugira ngo igikorwa kibashe kugenda neza. Abasore mukunda kuvuga muti abakobwa kenshi tujya kubikora atari muri mudu, ariko uyu munsi nje kubagira inama. Ese wabigenza gute? Ni izihe step ushobora gukora ubundi bikagenda neza, ukajya mu gikorwa nyirizina ukarongora umukobwa abishaka? Icyambere, buriya hari ukuntu ushobora kumukorera karesi ku mabere, ugakorakora amabere ye, ukayakorakora hahandi uzabona ko yagiye muri mudu, byaba no ngombwa ukayonka, kugira ngo ukwa kundi ugenda ukoraho niko ubushagarira bugenda bwuzura umubiri wose, hahandi uzabona yagiye mu gikorwa neza. Iyo umaze kumukarisa ku mabere, ushobora gukora ku bibero. Ibibero by'umukobwa burya nabyo wasanga abenshi mutari mubizi yuko ushobora kuhakora umukobwa akimva muri icyo gikorwa mugiye gukora. Amatako y'abakobwa ushobora kuyakoraho ukayashimashima gakeya utamubabaza, warangiza ukamushyira muri mudu, cya gikorwa akakijyamo yumva kirimo neza. Ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo umukobwa ajye gukora sex yumva bishaka, ushobora no gukora mu ntege. Akenshi abakobwa bafite amaribori bo babyumva vuba, kuko maribori habamo ibyumvo bihita byiruka ku bwonko, ku buryo umukobwa ahita yumva ashatse gukora sex iyo uri kumukoraho. Rero si ngombwa rero ngo umukobwa afite amaribori n'abatayafite barashyuka. Iyo bakoze mu ntege habamo ntabwo nk'ubukiri gito. Iyo ukoze mu ntege z'umukobwa hari ukuntu ahita yiyumvamo igikorwa nyirizina. Ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo umukobwa yiyumve imibonano mpuzabitsina nk'uko wowe wayishatse, ushobora no kumukora mu biganza. Burya no mu biganza habamo ibanga. Ushobora gufata ibiganza bye noneho ugashimamo gakeya. Kwa kundi ugenda ushimamo niko agenda nawe ubwe atekereza. Ariko mu bakobwa mwe ibyo ngibyo nabyo buryo uzacunga iyo umuhungu arimo aragukora ibyo bintu, nuko bashaka yuko mujyana mu gikorwa kiryoshye kimeze neza. Nawe ugomba kwibagirwa bya bindi wari urimo wasize mu rugo, ukibagirwa bya bitekerezo bibi byakubabaje, ugakurikira ibyo umuhungu arimo aragukorera. Ikindi, kugira ngo umukobwa yiyumve mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ushobora gukora mu misatsi. Burya no mu misatsi ushobora gukoramo gakeya, ushimashimamo gakeya, umukobwa azagera aho yumve yakwigaruriye muri we, yumve igikorwa yamaze kukigeramo neza. Hahandi uzakora mu gituba cye kumva hajemo ururenda cyangwa hajemo ibintu bimeze nk'amazi, icyo gihe aba yarangije gushaka imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi, ushobora no gukora ku mukondo. Ushobora no gukora ku mukondo w'umukobwa, kwa kundi urimo uragazamo gakeya ushimashimamo, umukobwa agenda azamura ibyiyumviro, akumva ko muri kumwe, cyane ko hegeranye n'igitsina cye. Icyo gihe ibyiyumvo bizazamuka, yumve yagiye muri mudu, hahandi muzajya mu gikorwa nyirizina yamaze kwiyumvamo. Iyindi step ari nayo ya nyuma ushobora gukora umukobwa mu gituba cye, hahandi uzakoramo ushimashima, wegura imishino, ugenda uyegura, ukoramo usa nk'ubyiringira kuri rugongo, azagenda yumva ubushake burimo burazamutse.
ntuzamurenganye rero igihe ntuzarenganye umukobwa igihe uzabona atashatse gukora imibonano mpuzabitsina kandi ubishaka nawe wumva umukunze. Abahungu mugomba kujya mubanza mugategura abakobwa mugiye gukorana nabo imibonano mpuzabitsina, cyangwa we mugabo ufite urugo nawe ugomba kujya utegura umugore wawe. Ibi tuba tuvuga biba bibareba mwese. Ibiganiro byacu